gihugu. Ikimenyetso kibi mugiye kubona ikiro cy'ibirayi gisubira munsi ya 500. Mugiye kubona Akawunga gasubira muri 500. Mugiye kubona umuceri usubira munsi y'igihumbi. Mugiye kubona esanse igaruka ku cyabiri. Mugiye kubona Imana ikiri paka yose yatubuzaga kujya guhahira mu mahanga. Yes! Mugiye kubona Imana ihembura abantu babo. Utuzi tugiye kuba twinshi. Mbona amakampani afungurwa akagira kwangana y'abarabu mu gihugu. Mbona basutse amafaranga ameze nk'imvura. Mbona abazungu banabaye imishinga ijyanye na scholarship. Abana bacu bagiye kwiga kandi barangize. Ubuhanuzi bukavangije. Yesaya 61. Imana ivugana nawe mwene data kandi wandike. Yesaya 61. Uko Yesu yarari bamuvuze niko yaje. Rimwe aravuze ngo Uwiteka umwuka w'umwami Imana ari kuri nje kuko Uwiteka yansize amavuta ngo ambwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha haleluya, no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gucingurira abari mu nzu y'imbohe cyane. Haleluya. Imana yambwiye ngo waruboheye mu buzima budasobanutse irakubohora. Wowe waruboheye mu rushako rudasobanutse irakubohora. Wewe mu buretwa bwo guhera kuziko irakubohora. Olaze mu buretwa bw'inzara icyo ukoze cyose uhura n'inyatsi n'igikundira kubohora. Je dukora bikunde niba uyizeye mu izina rya Yesu. Gatatu yanumye no gushiriraho itegeko abisiyoni barira. Siyoni ntabwo ariho ndimye Kigali. Yanumye gushiraho abanyakigali, yanumye gushiraho itegeko abanyakigali barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Impamvu utafashwaga hari ibyakwirabuzaga. Ugiye kudufashwa utitaye kuba kwegereye. Ugiye kuduhimbaza Imana yakugaburira ibyo utigeze kwigurira. Ugiye kudusenga Imana wamije uvuga cyane yakwambitse umwambaro utarambara kuvuga. Ugiye kuvuga Imana ikwigishirije abana ishuri mu mashuri utatekerezaga ko bazigamo. Ndumva Imana. Haleluya. N'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Ngiki cy'Imana ikoze ku buzima bwawe. Ikimara kubikora rero igiye gukenyuruza abanyamahanga igukenyeze. Ntabwo byizeye. Igiye gukenyuruza abanyamahanga igukenyeze Imana. Bizagenda gute rero? Gatanu ngo abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi. Bivuze ngo Imana iguhaye imikumbi. Kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira bakicira inzabibu zanyu. Ntabwo ari ukuzicira, ni ukuzicira, ni ukuzibagara bakazikuraho ibisambo. Imana igukiza ibisambo mu izina rya Yesu. Tuzanira abagukiza ibisambo. Ibisambo wagaburiye byarangiza bikagusebya. Ibisambo wambitse byarangiza bikakwandagaza. Abo wakijije ikimwira barangiza bakakigusiga. Abo bavuye ijisho barangiza bakarigukana. Uwiteka Imana agiye kubategeka. Haleluya. Basebe iki abanyamahanga bakureho ayo mahage yose. Bwana asifiwe. Reka mubwiye ugiye kugera ahantu abanyamagambo batabasha gukandagira. Kandi ubwo biba reka bakuvuge nuko usigaye baruta. Ntabwo umuntu ukuruta yakuvuga. Ntabwo umuntu ukurusha ubushobozi yagutinda. Impamvu bakuvuga wabateye intambwe. Wamaze kubadepansa. Wamaze kwinjira mu kindi kirere cyo kwakira. Wamaze kwinjira mu yandi mavuta batabasha gukora no ku ncunda zawe. Nta kindi bakora no kukuvuga.
reka bakuvuge hari igihe washize ntawe ukuzi, reka bakwamamaze tuti hari igihe washize wifuza no kubwira ngo waramutse, reka bakuvuge tuti yanjye ntacyo bitwaye. Haleluya. Igikuri Imana ihagurukije abo gukorera umurima wawe. Haleluya. Ariko mwebweho yumvire, muzitwa abatambyi b'Uwiteka, abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu.